imvugo y'uhagarariye nako yunganira Rosine kuri iyo ngingo yarushaho gusenya cyane umutima w'Asambure. Bambitse ikanzu kubindi bakigiye n'ibindi bakigisha n'ibindi babijyana. Yongeyeho akandi kantu ariko abagabo bari baje nibo bari baje gutabara mugirira impuhwe kiteka mwandiki uko ari abagabo baje kiza bari kumwe n'umugore ko atamugiriye impuhwe akubitwa yambaye ubusa akirwaho imyenda afatwa imbere ya Kiza. The Zoom TV 24 yabwiye urukiko ko ari imbere y'urukiko kugira ngo rufashe kugira ngo ruzatange ubutabera muri rubanza. Ari naho yagaragaje urukiko ko abo yunganira bagombye kuba bakurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byoroheje. Ubwo barimo arayemerera urukiko irengagiza kubwira cyangwa se kugaragariza urukiko ibikuriye mu ngingo y'112 igika cya mbere itegeko rihana ibyaha ivuga ku bijyanye n'iyicarubozo. Ntabonerwa n'isuku biriya gikorwa byose. Please ndazabwira ko kuri qualification cyangwa se ku kirego nyirizina ubushinjacyaha bukurikiranyeho abaregwa biriya bikorwa byose baba uraza kwisangamo nahanga ni icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 25. Ntabwo yaretse gusa ku bushake kwibutsa urukiko iyo ngingo. Abari imbere y'urukiko bakurikiranwa n'ubushinjacyaha kwa Perezida bagize ishyirahamwe ry'abagizi ba nabi Association des malfaiteurs nk'uko biteganywa n'ingingo ya 224 ane yavuye itegeko rihana ibyaha. Ibyo ntabwo yigeze bivuga ashaka ubushake bwo kubwira urukiko ibyo bintu. Aba ni abagize umutwe w'abagizi ba nabi. Ntabwo nirwa nsoma iyo ngingo ukubisobanura kuko ibikorwa byose bakoze birimo hari. Bityo rero nyakubahwa Perezida nicyo yashaka kugira urukiko ko ashaka gufasha urukiko kugira ngo utange ubutabera ntabwo ari byo. Hari ibyo yahishe kandi abizi ko azize amategeko. Bityo rero kuba ubushinjacyaha bwo bwarahisemo nyuma yo gusesengura biriya bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorewe Sandrine ndemeranya n'ubushinjacyaha yuko ari ubwinjiracyaha mu bwicanyi. Impamvu ubushinjacyaha bwasobanuye ariko nagaruka ku tuntu tubiri tugaragaza ko bari bagambiriye kumwica. Madame la Présidente, mu mvugo za victime ibazwa rye agaragaza ko yakubiswe ikintu mu mugongo agatakaza ubwenge. Ni ikimenyetso gutakaza ubwenge mu bihe by'akaga. Ni ikimenyetso kibanziriza guhera umwuka no guhagarika gutera ku mutima umuntu akaba ararangije burundu. Ibyo bamukoreye atakaza ubwenge ntabwo bahakana ko batamusutseho amazi. Na Maître Diodora yari komojeho agaragaza muri sanse yo kuvuga ngo wari umutima w'umuwe kugira ngo bamusukeho amazi. Ntabwo ari byo. Bamusutseho amazi ari umuntu wawereye kugira ngo abashe gusanzaho. Ari ntabwo bamubwiraga ati utangiye kwifisha. Byumvikane neza ko umugambi wo kwica ni wari ugenderewe. Ntabwo byari gukubita. Ihigeretse kuri icyo nyakubahwa Perezida ngarukaho utuntu tumwe kuko ibyinshi bushinjacyaha barabivuze. Wowe twakondera avuga ati amuhaye amazi uzina akavuga ati yagiye kuruka kubera ko bari bamwizo.
none mu bandi basigaye ko ari barindwi bose bavuga ko basangiye banywa inzoga ko nta wundi bigeze ugira tentative yo gushaka kuruka waba uri hano umuntu umukuru umukubita umuziza icyo wita ngo amakosa yagukoreye ukamucira imyenda yaje yambaye indi ugafata sinzi ugahisha amasaha ukayamucyuza ugambiriye kuza kumurekura ngo atahe wamwogoshe wakubise wamukuyemo ibye imyenda waciye ugambiriye kuza kumurekura ngo aze gutaha hanyuma ntaza kuvuga biriya bintu wamukoreye ntabwo ari byo kuko bari bafite umugambi wo kumwica wo kumwivugana bakamurangiza Gisele yahereye acuza amucyuza isaha ye ndaza kubigeraho umwanzuro uregera indishyi ni isaha ihenze urabizi we mwibazwa rye yahakanye ko atigeze amuciraho imyenda ariko ngira ngo na Miro imbere y'urukiko hari ukundi yabivuze ibyo nyakubahwa perezida byo kumuciraho imyenda no kumucuza utwe byabanjirije ibikorwa umugambi wabo kugira ngo baze kumwica hanyuma basigara n'ibye ibindi babi katagoye badashaka ntabwo bari bagambiriye kumukubita muri barangiza bamurekure bamuhinuye intere imyenda bayimuvanyeho ibindi babimucuye ntibishoboka bigeretse kuri icyo nyakubahwa perezida video bamufashe n'amafoto bamufashe yambaye ubusa bamukubise ingingo n'ingingo ya 13 ya 14 agaka ka mbere yitego nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kudahungabanywa ku mubiri no mu mutwe nta ushobora kwica urubozo gukorerwa ibibabaza umubiri cyangwa ngo akorerwe ibikorwa by'ubugome ibikorwa bidakwiye umuntu cyangwa bimutesha agaciro nta buryo waba uzi ko umuntu uza kumurekura ngo mufate video yambaye ubusa ufata amafoto wohereze kuri social media bwari uburyo bashaka kugira ngo niba mara kumwica bizanagaragare ko abantu bamwishe batamenyekanye do buryo bari baramukoze bari bagambiriye no gusigana baharabika isura ye nyuma yo kumwica ingingo ya 13 nanone iteko nshinga ari nayo ya mbere ikavuga ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi ari ndahungabana ariko bo babirenzeho zo ni ingingo z'amategeko ya constitution umuntu wese considere connaissance ntabwo inabimuha irareconnaissance ubwo burenganzira bw'ibanze ibo babirenzeho bazi neza ku mugambi wabo ugushaka kwivugana Sandrine ugomba kugerwaho dore ko wakomwe mu nkokora nabaje kutabara hari akantu umushinjacyaha bwagarutseho kajyanye n'ikanzu bavugisha neza ndavuga abaregwa n'abavuga ati Rosine no mugira neza yamwanditse n'ikanzu kuko se yaje yambaye ubusa amugirira neza ati dowaje wambaye ubusa mu bantu dore kanzu wambaye Madame la Présidente wanyakwa bacamanza imvugo yuhagarariye nako yunganira Rosine kuri iyo ngingo yarushaho gusenga cyane umutima Sandrine bambitse ikanzu kubindi bakigiye n'ibindi bakishe n'ibindi babijyanye yongeyeho akandi kantu ariko
abagabo bari baje nibo bari baje gutabara mugirira impuhwe kiteka mwandiki uko ari abagabo baje cyiza bari kumwe n'umugore kwatamugiriye impuhwe akubitwa yambaye ubusa akirwa imyenda afatwa imbere ya cyiza ariko noneho ati kuba narumvise hari abagabo baje ngo ngize impuhwe mwambitse ikanzu y'abayisilamu n'umuyisilamu ni ikanzu ndende hejuru igera ku birenge hasi ifite amaboko mwayibonye agera maremare uburyo bagomba guhisha ntihagire ikintu kimenyekana. Hari jurisprudence zagiye zigarukwaho na Maître Niyondoro yavuze k'eshanu ariko ndavuga kuri ebyiri kuko izindi yavuze nk'umwavoka ngira gufite experience gombye kwirwa bivuga azi neza igitego cye yahujwe ya semaine byageze saa sita n'igice z'ijoro atarashira imyanzuro muri system cyagombye kuvuga ibyo bintu abiburanisha ahangaha. Madame la Présidente ari jurisprudence bavuze ngira ngo ngarukeho bavuze igice ntibavuga uko izo manza zagenze no uburyo urukiko rw'ikirenga naho rwafata icyemezo. Yavuze gusa ku bijyanye n'ibikoresho bikoreshwa ati ibyo bintu byitabwaho asiga ibijyanye n'iburizwamo cyangwa se no gukoma mu nkokora umugambi wa rugambiriwe bivugwa muri izo manza zombi. Icyo urukiko rw'ikirenga rugenda rukigarukaho muri izo manza zombi kandi ntibyatumye aba bakurikiranwa b'icyaha badahanwa. Barebye haba ibikoresho bareba ko umugambi wo kutica waburijwemo ku bushake gukora icyaha cyangwa se kubatabara. Icyo kintu yagize ku bushake kandi yasomye izo manza urukiko rw'ikirenga rwabivuzeho cyane. Hari kandi kuri Adija na mugenzi we bunganirwa na Maître Safi mu myanzuro yo kwiregura bagaragariza urukiko ngo ntibyagombye gutangaza urukiko impamvu aba bahuriye mu rugo iwabo. Ati n'abavandimwe n'undi ni muri ako kazi wabo ni iwabo bari baje kurya. Ati rero presence yabo aho hantu muri aya masaha ati ntiri impamvu yo kuba babakeka gucura kugandukira nabi Safiri. Ahangaha ukibazo ni gute umudamu ufite urugo rwe wagombye kuba yagiye kurya iwe akaza kurira kwa Zaina mu masaha ahura neza cyangwa se abanziriza kuhagera kwa Sandrine kandi bakahurana na ya timu yose ndavuga bagenzi be kubera iki yo coincidence. Uretse n'ibyo haraho Khadija na Zaina avuga ati je murinjiye ni mu myanzuro yo kwiregura ya muze kwireba ibijyanye n'imiterere y'ikibazo mbitangira gukubita bitandukanye n'ibyo noneho avugiye ahangaha. Barinjiye muri salo twavuye Kamana Sandrine ndetse bukaba bwatanze n'ibimenyetso ushingiraho unabasabira n'igihano cyo gufungwa buri wese imyaka 25 uregera indishyi cyangwa se wahohotewe muri urubanza yatanze ikirego uregera indishyi yuririye cyangwa se yisunze ku kirego cy'ubushinjacyaha kubera amakosa yose nk'uko twayavuze yakorewe asaba ko ihungabana haba ryo ku mubiri ndetse n'iryo mu mutwe yakorewe amagambo yabwirwaga torture yagiye akorerwa ibyo byose nyakubahwa perezida ntiriwe mvuga byinshi kuko bikubiye mu mwanzuro mu buryo muri detaye. Arasaba ko urukiko rwamugenera indishyi z'akababaro kuko ibyo byaramukomerekeje byaramwangirije haba ku mubiri we
ndetse no mu mutwe kugeza na n'ubu akaba akiriho akurikiranwa n'abaganga nkuko mubibona muri PV muri requisition yatanzwe n'ubugenzacyaha ejo ni ibintu byinshi cyane ubugenzacyaha bwasabye impuguke kubagaragariza iri muri system nyakubahwa perezida niko ubushinjacyaha bwambwiye ko bwayibonyemo ariko nanjye nayibonyemo bayinyeretse akaba bisabira indishyi za miliyoni 100 abakurikiranyweho icyaha nyuma y'uko urukiko rukibahamije. mwihangane mwari mwagerageje mwongere mwihangane mwakomeza. Murakoze. Nyuma yo kubahamya icyaha nk'uko ubushinjacyaha bwasabiye ibihano urukiko ruzabategeke gufatanya kwishyura izindi z'akababaro kubera impamvu twasobanurije. hari ibyo mwasabye ariko sinzi niba mwaduhaye facture zabyo. hari aya mafaranga yakoresheje yivuza mwaduhaye facture zirimo nyakubahwa perezida. iyi saha yo isaha nta facture yatanze nta yabasha kubona ariko n'abaregwa barayemera. Yigeretse kuri icyo twatanze ikibazo ni iki giciro cyayo sinzi niba hari nicyo nshaka orientaho urukiko nyakubahwa perezida. Urukiko kuba twatanze marike y'isaha abaregwa bayemera. Iyo ugiye muri Google urandika ukabona ibiciro byayo mwanditse agatwandikira ukaba baraza kugira icyo babivugaho. Nibyo hanyuma hari aya mafaranga mwihangane mutuze. hari aya mafaranga y'isengeri ay'inkweto ay'isengeri n'ay'inkweto nayo muyasobanure kurushaho. Murakoze nyakubahwa perezida. Ubushinjacyaha bwagaragaje urukiko iyo sengeri yapakiye. Ikibazo dufite ni igiciro kuko urabona mwabuze amayero 100 kuko isengeri hamwe n'ipantaro yayo mwumvise na biro yemera ko yajugunye. Ikitugaragariza ko ariyo igura ni igiki kukitaba igura 5. Nyakubahwa perezida kuba yavuze amayero 100 nuko rero yayiguze kuba atagaragaje facture bisobanura neza yuko iyi sengeri mwabonye ngaha niyo pantaro itabonetse. Kuki atavuze 500 nako amayero 500 akavuga 100 kuko yavugishije ukuri. Icy'ingenzi nuko iyo sengeri niyo pantaro abaregwa bataka. Icyanyuma hari forma mwaduhaye ya Restore Salon miliyoni n'igice yo gukoresha imisatsi mwayisobanura kurushaho. Murakoze madame la présidente w'abanyakubahwa bacamanza. Aho nta gusobanura byinshi nibwo ndanga. Mwihangane mutuze. Aha nta gusobanura byinshi nibwo ndanga kubera ko yagiye n'ubundi abasanzwe akoresha imisatsi ye ababwira nako abereka ikibazo afite. Tubasaba ndetse iyi misatsi yavanyweho kugera hahandi yari igeze bisaba iki. Nibwo rero bakoze yo performa bagaragaza ibyumweru 52 bazamukorera kandi byibuze buri kimwe akazajya aza kabiri yishyura 30 kuri buri seanse. Bikamara igihe kingana iki? Ibyumweru 52 biranditse kuri gatatu asa kabiri mu cyumweru. Kuri seanse ari 32 kandi beneza facture. Azakorerwa icyumweru 52 inshuro ebyiri mu cyumweru akazajya yishyura 30 kuri buri seanse.
niho bava miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo itandatu. Reka baraza kugira icyo babivugaho. Mbere y'uko tujya ku kabaregwa ijambo ngo biregure ku byavuzwe, turashaka kubaza Zaina, inkoni harya mwatubwiye ko inkoni mwamukubise zavuye. Murakoze Madame la Présidente. Hari ikibazo urukiko rwari rubajije na Miro kijyanye na nyirikanzu. Avuze ko ngo yari yamama we. Muze kureba muri PV de confrontation yabaye ku itariki makumyabiri ukwezi kwa kabiri. Murebe ku kibazo cya 16 bamubaza ibijyanye n'uwambitse Sandrine iriya kanzu ndetse na nyirayo. Yavuze ko atazi nyirayo, avuga ko basigaye bamwambika we yagiye atazi nyirayo. None imbere y'urukiko ati yari mu myenda yari yameshwe, kandi akoresheje neza ko noneho ngo yari ya nyina. Ubwo simvugo y'ukuri ni yihe? Reka uranatubwira naho inkoni zagiye. Madame Présidente, nk'uko natangiye mvuga yuko nkwiye kuvugisha ukuri, ibyo uwunganiye Sandrine araho yavuze ngo ibyo kunywa inzoga akaruka, ati niyihe mpamvu ari we wenyine warutse muri twebwe. Hari aho navuze yuko nahamagaye Sandrine nigitaba telefone, mu kumpamagara arambwira ati sorry na missed call zawe, naraye nanyweye mfite hangover. Ari nabwo yazaga azanye inzoga ndetse twongera kunywa, ari nabwo yanywaga nani kino ararya kuko yavuyeyo ari bwakibyuka. Hari twagize ngo urashaka gusubiza ku bibazo turi kubaza. Yego. Tubwire inkoni mwazishyize he? Icyo ikikanzu n'inuzi inkoni nk'uko natangiye mvugisha ukuri, ibyikanzu yari iri muri salo iri kumwe n'indi myenda bari banuye. Nk'uko natangiye mvuga yuko ngomba kuvugisha ukuri. Hanyuma inkoni zo barazijugunye. Inde wazijugunye? Kiza niwe wazijugunye. Nibyo? Bazitaye? Inkoni zari ingenzi narazitwara zimukubise zirashira ndazitoragura nk'umuntu ukora isuku ndazijyana. Bazitaye hese? Nazitaye muri puberi, mwazirekaga n'abayobozi ko bazaga ntabwo babyemeraga. Muri puberi? Aho ngaho nyine zari zihari mu mufuka, zari zivunaguritse uko bamukubitaga nyine zaravunika kuri ga, ntabwo zari zikomeye n'ukuri. Zaravunaguritse, zari zavunaguritse. Ni ukuri kose. Reka duhe ijambo abaregwa biregure mugira icyo muvuga ku gihano no ku ndishyi. Madame Présidente, ibyavuze byose kuri njyewe icyo nemera ni cyo gukubita Mukamana Sandrine, ni cyo kumukubita no kumukomeretsa nk'uko nabisobanuye nangira. Ako icyaha cyo kwinjira ubwinjiracyaha bwo kwica Mukamana Sandrine ntabwo nyemera, ndetse nkakaba nsaba imbabazi ku cyaha cyo kumukubita no kumukomeretsa. Indishyi z'akababaro zo ntabwo mfashe. Myemerere Madame Présidente mufashe ngire komantere toya ku
byafashwe n'ubushinjacyaha na partie civile, hanyuma mvuge ku gihano, mvuge no ku ndishyi. Ndabikora nihuse. Hari ikibazo mwagarutseho cya raporo ya muganga n'ubushinjacyaha buvuga ko ukikeneye ikazanakoreshwa mu guca urubanza. Mpamvu kivuze ni kugira ngo mu rwego rwo kubahiriza iyi procedure turi mu mpamvu ubushinjacyaha bwahisemo iyi nzira nuko bwabonaga ko nta rindi perereza ikenewe. Kuba bwarahisemo iyi nzira yo kuburanisha urubanza mu rwego rwihuse, hanyuma bukabwira urukiko ngo turacyarimo dushaka ibindi bimenyetso, icyo kimenyetso kiramutse kibonetse cyakashingiriweho kandi urukiko rubona rwagishingiraho, byasaba ko tugaruka ahangaha kandi mu by'ukuri muri cadre ya organization y'ibi bintu tekereza ko atari byo. Kuko impamvu ubushinjacyaha bwahisemo kurega dosiye nuko bwabonaga yujuje ibisabwa kugira ngo urukiko ruce urubanza rimwe. Madame Presidente, ubushinjacyaha cyangwa se umwe mu bahagarariye ubushinjacyaha yakoresheje ijambo ritari ryo nifuza ko n'urukiko rutazarikoresha, sinari kuva hano ntarivuze. Zaina na Miro mu gihe cyose ntabwo yigeze yemera icyaha. Yemeye icyaha ubu kubera ko yagiriwe inama n'abunganizi nyuma yo gusuzuma dosiye. Bikaba bibabaje rero kugira ngo umushinjacyaha avuze ngo kuba tufata ibikorwa byakozwe tukabyita gukubita nacyo n'icyaha kinahanirwa n'igihano gikomeye, akavuga ngo ni amatakirangoyi. Ahubwo ni ukubura ubunyamwuga, kuko ahubwo yakaba yumva ko twaje hano gufasha ubutabera aho kugira ngo uretse nanjye w'umwunganizi n'aba ntabwo bari ku ngoyi. Aha ni mu gihugu kigendera ku mategeko, ntango yihariye, haba ku baregwa haba ku bunganizi, nawe wakoze icyaha ntango yihariye. Urukiko ntugakoresha iryo jambo, ni ijambo riri déplacé ritajyanye na statut y'umushinjacyaha. Muzi ukuri twe tugaragaza uko tubona ibintu tuzakwitwa amatakirangoyi. Amatakirangoyi ni umuntu urimo ngira ngo uri under circumstance nyine zazindi adashobora kwivanamo. Icya kabiri, Madame Presidente, kubyo tutemeranyaho, icyo twavuze ku bijyanye n'amasano twashakaga gusobanura circumstance, kuko niwo wavuze ngo kuba gusa abantu barahuriye ahantu hatari ibirori ngo birahagije kwitwa ko hari umugambi bari bafite. Ntibihagije, twerekana uko bahuye. Ibyo rero ntibyitwe gupfobya, turaregreta. Nta nubwo bidushimishije kuba turi aho, ariko Sandrine yarakubiswe, byarabaye. Aha turimo turajira ikibazo mu rwego rw'amategeko. Ubushinjacyaha butakwiriye gutwerera abantu ngo barapfobya, ndetse idupfobya ntitunahakana, yarakubiswe, biratubabaje, ariko abo bakeneye ubutabera bwo guhanirwa koko icyo bakoze. Ubushinjacyaha bwagarutse kuri jurisprudence twatanze, ndetse ushaka no kumvikanisha ko twariho dutera urukiko umwanya ko ndetse mwagaragaje ko muzirangiwe. Madame Presidente, uretse igikoresho gikoreshejwe ndetse naho cyakubiswe, atubwire ikindi kintu cyagaragaza umugambi umuntu yari afite mu mutwe wo kwica umuntu. Ntabwo bagukubita yavuze ngo kirida gishobora kwica, ntabwo mbizi, ariko noneho reka nemere ko kirida yakwica. Umukasi cyangwa se makasi iza gukoreshwa ikindi kitari ukogosha, bakayifata bakayijomba mu mutwe cyangwa mu ciciro, ntabwo ari imvugo tuba dufite. Agashaka kumvikanisha ko abunganiza ari abantu baje gusa gutera urukiko umwanya, ntabwo ari byo. Ahubwo yakabaye yumva kuba tudashobora kumva ibintu kimwe n'ubushinjacyaha bigomba kuba impamvu yo kuvuga ko turi mu matakirangoyi. Twumva ibintu mu buryo butandukanye iyo bishoboka, hari n'igihe twatumva kimwe. Nyakubahwa Perezida, muri jurisprudence twose twabagaragaje ibyo bintu bibiri nibyo twashakaga kuzivuga: igikoresho cyakoreshejwe ndetse n'ahakubiswe.
ubushinjacyaha buravuga ngo Sandrine yakwiswa ahantu hose. Ndavuga n'ubu umushinjacyaha bise yabivuze ndetse n'uhagarariye uregera indishyi. Sinzi niba ubushinjacyaha ariko burusha Sandrine kubimenya ko uwe aravuga ngo bankubitaga ku kibuno hanyuma bakankubita no kubibera. Niko yabivuze. Niba ubushinjacyaha buvuga ko yakwitwaga ahantu hose wakavuga aho yakubiswe, urukiko ruzafata ikirure kiki yabivuze. Ubushinjacyaha Michel aravuga ati Sandrine niwe uturusha twese kumenya ibyamukoreye. Icyo ndacyemeranyaho nawe. Imvugo y'ubushinjacyaha rero aho ngaho ntihabwe ishingiro, ahubwo igihabwe ishingiro nicyo wahohotewe natwe turegere tumunsi yavuze. Ubushinjacyaha buragaruka kuri Muhoza Koni bukavuga buti yavuze ko yaje abakubita umubiri wose. Muhoza Koni yavugiye urukiko ko yaje kwemera icyaha. Mu rwego rwo guhakana icyaha yashakaga kubwira ubushinjacyaha ngo naje kwita abantu bose nk'ubakize, kuko nasanga abantu bane barwana kabakubita ndatandukanyije kugira ngo ndebe ko barekurana. Ntabwo yemera none yemerera urukiko ko yagize uruhare mu gukubita Sandrine. Ntabwo ubushinjacyaha icyo ngicyo Umuhoza Koni akemera kuko turi mu rukiko kandi yagiye inama, ariko urukiko ubushinjacyaha bukumva ko turi kungoye. Kuko si cyo cyo atavuze ko twari kungoye kugira ngo tukemere, dore ko ari kubihakana. Ubunyamwuga rimwe na rimwe buba buturinda kujya mu marangamutima cyangwa se kugira ngo abantu bakubita amashyi atari ngo izo za sympathy zitazaruza gukurikiza neza uko ibintu byagenze. Ndasoreza gutyo kuri interpretation urukiko rwahaye ingingo 22 gusiga ikintu cy'ingenzi. Hagarariye sosiyete n'ibyo ukeneye ko amategeko yubahirizwa natwe nicyo twifuza. Nyakubahwa Perezida, abanyakubahwa abacamanza, ibikorwa by'intangiriro bigamije gusohoza icyaha ni ukuvuga haragarukamo muri bya bikorwa byakorwaga ese kuko cyari kigamijwe n'iki? Icyari kigamije ko hari ukwica. Aha niho tutemeranya n'ubushinjacyaha. Hari ibikorwa byakoze byo gukubita umuntu, byo kumwambura ubusa, byo kumuryanisha hasi, kumwogosha na jirete, ibyo turabyemeranya. Ariko se byakozwe hagamijwe ngingira bivuga ngo bigamije gusohoza cyaha, twe tukavuga ko icyari kigamijwe abaregwa bagisobanuye neza ko batangiye baganira ku kibazo bari bafitanye bamaze inzoga nawe yari yazimuye, ariko ntitwashatse kuvuga ko inzoga ariko zose zexoneration siko twanabivuze. Ubushinjacyaha gufata ko twasobanuye uko abantu bakoze icyaha bameze, ntitigeze tuvuga ko inzoga zibakura ku buryo cyaha, ariko twasobanuye circumstances bari barimo. So tugasoza tuvuga tuti ibyo ndavuze abandi baraza kubivuga. Izi fact zirahura neza n'ingingo y'121 agace ka mbere. Ku bijyanye na raporo ya muganga ihari, ubushinjacyaha nabwo bwemera ko ari agateganyo. Niba koko iyi raporo ya muganga ari agateganyo, bivuze ko le degré de capacité ya Mukamana Sandrine kugeza ubu idahari. Ngira ngo ngaruke ku kibazo umucamanza yarabajije, avuga ati se niba byaramuteye ubumuga bw'iminsi 15, ubushinjacyaha n'uregere indishyi bakagaruka bakavuga bati no, iyi raporo iracyari agateganyo kuko mu yandi magambo arakivuza, ni nkacyo bashaka kuvuga. None se niba akikivuza kandi bakavuga bati iyi raporo ni agateganyo, igika cya kabiri cya kindi kivuga ngo byaguteye ubumuga bikajya mu gihano cy'imyaka 10 kugera kuri 15, urukiko turabiharira ubushishozi bw'urukiko kuko degré de capacité ubundi mu manza zose muzi abaganga batangamo degré de capacité baravuga pourcentage, kavuga afite ubumuga bushobora gushirwa by'agateganyo muri 20% cyangwa 10% z'agateganyo cyangwa se ni 20% burundu. Ariko iminsi y'ikiruhuko ntabwo ari ishobora gusobanura capacité y'umurwayi y'umuntu wagize ikibazo cyose ku mubiri. Umuganga aravuga ati akeneye gusa kuzareba muganga kugira ngo biyagisebe afite ku ruhu ishobora kugira iko muganga avuga. Naho ikiruhuko ushobora kurangiza ikiruhuko utarumva ufite imbaraga kongera ikindi bakakongera ikindi, ariko ubundi
muri raporo za muganga akenshi le degré de capacité yaba temporaire yaba définitive ibiri quantifié ibifite imibare ivugwa muri raporo ya muganga. Icyifuzo cya mbere kiri principal nuko uru rubanza rwazoherezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ihangane gatoya kuri mwebwe ingingo y'J121 ya alinéa 3 irimo utuntu twinshi, ariko ako twifuza ko mutubwira uko mubyumva mubibona gute. Hari aho ivuga ko gukomeretsa, gukubita no gukomeretsa byatumye umuntu mwanya muduhaye kugira ngo dutange icyifuzo cy'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bubereyeho kurengera inyungu za sosiyete kandi bubereyeho kubahiriza amategeko kugira ngo sosiyete ibashe kugira ituze n'umutekano. Icyifuzo cy'ubushinjacyaha kikaba gishingiye ku ngingo z'amategeko 20, itegeko nimero 38/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Gishingiye kandi ku ngingo ya 92 n'iya 24 itegeko nimero 027/2019 yerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Icyifuzo cya mbere gishingiye kuri ayo mategeko ni ugusaba ko urukiko rwakira ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha no kwemeza ko gifite ishingiro. Kwemeza kandi ko icyaha cy'ubwinjiracyaha gihama na Zaina bita Uwase, Umulisa Giselle bita Fifi, Kamanzi Kiza bita Cardinal, Muhoza Rosine, Muhoza Oni, Mutoni Hadija na Uwimana Zainab. Ubushinjacyaha bushingiye ku ngingo z'amategeko bumaze gusobanura burasabira abaregwa igifungo cy'imyaka buri wese 25. Impamvu y'iki gifungo, impamvu tugiye gusobanura y'iki gifungo, ubusanzwe ubwicanyi buteganirizwa ubwicanyi iyo bwakozwe, kuvuga ngo icyaha cyatotsobwe giteganirizwa igifungo cya burundu. Ariko ubwinjiracyaha nk'uko biteganywa mu ngingo za 21, ubwinjiracyaha muri icyo cyaha ubugome icyo ari cyo cyose, umushingamategeko yateganije ko guhanishwa 1/2 cy'igihano cyateganirijwe icyo cyaha mu gihe cyaba gitotsobwe cyose. Ariko bageze ku bwicanyi, umushingamategeko yateganije yuko iyo habaye ubwinjiracyaha bw'icyaha gihanishwa giteganirijwe igihano cya burundu, ko ubwinjiracyaha buhanishwa bw'icyo cyaha buhanishwa igifungo cy'imyaka 25. Ibi rero tuvuze ni biri mu mategeko. Ikindi yenda twakongeraho nuko Madame Presidente, ikigaragara nuko ntabwo abaregwa baburanye bene ibyaha, kuko icyaha baregwa n'ubwinjiracyaha bubwije. Niyo mpamvu hakomeje kubaho izi mpaka nacyo kizitabwaho. Ikindi ari nayo mpamvu waje hano, urukiko rusanzwe rufite aho rukorera n'ubushinjacyaha bimenyereye buri munsi mu byumba by'iburanisha. Twaje aha ngaha kugira ngo turebe yuko sosiyete yamenye n'ububi bw'ibi byaha kugira ngo ibyirinde. Kimwe rero mu bituma abantu batinya ibyaha ntibabikora uko babonye, baba bitwaje gusiga, bakaba bakwihanira nuko nabo ubwabo babihanirwa kandi ku buryo bw'intangarugero. Bisobanuye rero ko cyangwa icyo dushingiraho dusaba yuko urukiko nabyo rwazakitaho mu gihe ruzaba rufashe icyemezo cyarwo. Turabashimiye Madame Presidente kandi Paul Kamanzi.
reka duhe ijambo abaregera indishyi hanyuma muraza ko ariko umwanzuro w'ubushinjacyaha ari no ku ndishyi muragenda muterekuriraho abaregera indishyi. Maître Jean Rugeyo agarariye Mukamana Sandrine abaregera indishyi. mbere y'uko gutanga cyangwa se gusobanura imyanzuro itanga ikirego kirekera indishyi gisunze ikirego cy'ubushinjacyaha, nagira ngo ngaruke ku tuntu duke gusa ku bijyanye n'ikirego cy'indishyi, kuko ibyinshi ubushinjacyaha buhagarariye sosiyete nyarwanda bwabivuze. uhagarariye nako uwunganira Maître Giselle na mugenzi we ari we Maître Musirimu yakomoje kimwe n'abagenzi bagiye babigarukaho ku bijyanye na qualification y'icyaha, ndetse banavuga ku bijyanye na competence y'urukiko bashingiye kuri raporo ya muganga ni provisoire. Hanyuma aza no gukomoza ku kintu ubushinjacyaha association de malfaiteurs y'icarubozo, akagaruka akavuga ngo ndenderanya na qualification y'ubushinjacyaha. Ndumva mu gihe urukiko rwacya muri fumu ruramutse rugiye muri fumu rukemeza ko rufite ububasha noneho rugasuzuma mu mizi, hari ibidasobanutse nawe ubwe yemera ko bidasobanutse, kandi ikirego gikurikiza amategeko agenga imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano. Kuvuga ngo miliyoni 100 y'indishyi z'akababaro biroroshe kubivuga, yashoboraga no kuvuga arenga prejudice cyangwa se ibyabaye kuri Sandrine ni prejudice ayita moral, ari na prejudice economique yavuze ko yari inkweto ze n'imyenda n'iki, ariko muri kuri njyewe numva kubivuga gusa utazisobanura ubwabyo ni ikibazo, kiko ugafata iyo monta ukayiterura ukavuga ko ari ishobora gukora compensation du préjudice moral. Ndibaza ko nawe ubwe ntayisobanura miliyoni 100, nanjye ubwanjye no kuyirekuraho biragoye kugira ngo mvuge ngo akababaro Sandrine yagize icyaha bakoze bahanirwa twavuze gitandukanye no kuvuga ngo monta y'amafaranga ngo miliyoni 100 ishobora gutuma Sandrine asubira mu mwanya yarari, ariko ndaziharira ubushishozi bw'urukiko kuko ariko kavuga ko tutazemera kuko urega nawe ubwe akazisobanura, ariko bitavuze ko Sandrine atakubiswe yakubiswe, ariko miliyoni 100 zisobanutse. Aravuga ibihumbi 25 ayo kwivuza urukiko ruzaherewe kuko yakaba yagaragazwa iba yararangije kwivuza ari 25,000 yose nyavuga murebe supporting evidence, supporting document. Isaha igura ya mafaranga amadolari 799, simvuze ko atayagura, nta nubwo mpakanya ko yende tabaho, ariko nyine nabyo no kubivuga gutyo, nimba bivuga gutyo akavuga ngo kuki atifuje menshi, kuba atavuze arenga yasibyo bivuze ko ibyo yavuze kuri ibyo nabyo nta isobanura cyo isaha yabuze. Encore que Namira akavuga ati abantu benshi aho ngaho inzego z'umutekano ni isaha nta kamaro kuba muri gereza, nta isaha
isaha ya Sandrine ntacyo yaba yongereyeho cyane ku buryo yayitwaye, ariko ishobora kuba yaratwawe muri izo circumstances z'abantu benshi binjiye aho ngaho bajya gusaka. Amayero 100 y'isengeri nayo kandi ndayaharira ubushishozi bw'urukiko, cyane cyane ko ari isengeri y'abadamu. Ndibaza ko niba isengeri igura amadolari 100 sinzi nawe aravuga ngo no gupfa kubivuga nyine nta kimenyetso bifitiye. Ati inkweto z'amayero 49, sinzi impamvu yabishyize mu mayero. Ushobora ikintu gishobora kuba kigura uyu mwaka ari kigura amayero runaka, ariko kikagira depreciation ukazakigura nyuma y'igihe runaka, ariko kuvuga ngo kujya kuri Google ngo nizo zerekana igiciro yaguze akora imifwa zerekana ibidasobanutse. Ikiri paradoxale ni ikibazo kijyanye n'imisatsi, kandi muzi ukuri nyine kimwe mu kababaro Sandrine yagize ni ukuba yaragoshwe. Ngiye tekereza ko akababaro kajyanye no gutakaza umusatsi kari muri kababaro kasabiwe miliyoni 100. C'est un préjudice moral. Kureba ayo mafoto c'est un préjudice moral. Ariko kuvuga ngo urasaba miliyoni 1,556 zo kugarura umusatsi uzamura, kuko ibyumweru 50 n'abingahe yavuze ni igihe cy'umwaka. Nibashije mbere akitangira kubivugana abashabo twari twicaranye, ese hari ukuntu ashaka ko bahita bamuremera uwundi musatsi uguswa ko kanya. Nicyo nabanje kwibaza, ariko sinzi niba rero izi miliyoni ari zo guherekeza umusatsi uzagenda umera zikawufata neza ku buryo ngira ngo wenda nicyo yashatse gusobanura. Madame Presidente, gutakaza umusatsi we yogoshwe ni prejudice muhanda igaruka muri kabiri na kambere, naho umusatsi we ndibaza yuko n'ubushinjacyaha butigeze buvuga ko yakomerekejwe ku buryo byatuma umusatsi utazongera kumera. Kandi kajya muri circumstances aggravante zo gukubita no gukomeretsa bigatera ubumuga uhoraho, umusatsi uzongera umere, ariko prejudice muhanda nayo ushinzwe kubwira atari ibyo kitari umusatsi bamugurira uyu munsi ugahinduka umusatsi we. Byose bikaba bigaragazwa mureba kanyuma honoraire d'avocat amafaranga y'igikurikirana rubanza n'igihembo cy'avoka miliyoni 5 ni kimwe na miliyoni 100 nayo ubwayo ndasobanutse, tutavuze ko yishyuwe les honoraires, ariko kuvuga ko l'audience ya mbere yasubizwe cyangwa se yunganiye mu rimwe kabiri, uyu munsi akaba yaka miliyoni 5. Ntabwo nemeranya nawe. Urukiko ruzabirebera urebe koko kuri uru rwego Sandrine yishyuye miliyoni 5 z'igihembo cy'avoka ku buryo akwiriye kuyasubizwa nk'uko yasabwe. Mu bushobozi bw'urukiko rero twizera neza ko n'abaregwa bafite inyungu muri ibi ngibi, kuko hari byinshi byavuzwe bitari kandi byamenyekanye byagaragaye, ariko kandi banagaragaje kwicuza imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya. No mu ijwi ryabo turongera kubwira urukiko ko basaba imbabazi, ndavuga na Miro ubwo wenda no kuri Kiza ndibaza ko ibyo mvuze ni kimwe. Kiza nawe aremera neza ko yazanye inkoni, yazanye jirete, epui aremera ko yamufashe bamwogosha. Kiza arabyemera arasaba imbabazi. Hari akantu ubushinjacyaha bwakomojeho gato kuri Kiza kugira ngo ataza guhabwa irindi jambo ibi navuga byaba bihagije kuri we. Ntabwo yigeze avuga ko ibyo yakoze byaryozwa birabuje. Ubushinjacyaha bwakoresheje iryo jambo kuko bwemera ko yari umukozi wabo. Yavuze circumstance yishyuye muri iki kibazo, ariko responsabilité pénale aremera ko yagize uruhare kubita Mukamana Sandrine, nawe akaba bisaba imbabazi, akaba zisaba Mukamana Sandrine nubwo atari hano, akaba nazisaba urukiko. Ndumva ibyo mvuze byaba bihagije kuri Kiza no kuri Namiro bijyanye n'ibyaha byavuzwe n'ubushinjacyaha ndetse na partie civile. Ndumva niba tijije amagambo nababwiriyeho ibindi bisobanuro biri mu myanzuro n'amajwi twashyize. Ibyerekeye telefone yafatiriwe umuganga yagombaga kubona icyo ayivugaho. Ye gusoza Madame Presidente,
mvuga ku kirego cy'indishyi nk'uko abo nunganira babisabye. Madame Presidente, twabivuzeho mu myanzuro ko mu gihe urukiko rwasanga rufite ububasha, rusanze rufite ububasha, twabanje kugaragaza titre principale ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rudafite ububasha kubera ko icyabaye ari kuze blessure simple. Ruzakorera renvoi ruhe uru rubanza urukiko rw'ibanze. N'ubibonye ukundi ko byose birashoboka, titre subsidiaire urukiko nirwo rufata umwanzuro kubirebana n'indishyi ruzavuge ko ruzazigene mu bushishozi. Icyo ni icya mbere, kuko izasabwe zose ntabwo zatangiwe ibimenyetso. Ziriya miliyoni 100 ni appréciation souveraine ku mucamanza, niwe ugena, kuko umucamanza ngira ngo urukiko ruranareba ko Sandrine yarutengushye. Urukiko rwifuje ko nawe byaba byiza ko aza kugira ngo apparence physique ye nayo yensite umucamanza, iyo aza kuba ari aha yuzuye ibyo bisebe, yuzuye uko ngo bamugize, ngira ngo urukiko rwari kuba rurimo rureba ko uyu muntu akwiriye. Ariko icya mbere kuba yaranze kwitaba urukiko, nubwo tutabisabye mu buryo buri legal ngo dusabe comparution personnelle. Icya kabiri, kuba ubwe avuga ngo no mfite de video, de photo, mfite ama video, mfite n'amafoto, ariko nanze kuyatanga mu bunyabutabera. Icyo cyonyine cyatuma n'indishyi genzi mwibi, kuko iyo aza kuba ayo ma video ahari yari kuyashikiriza urukiko kugira ngo rurapresiye ibyo yakorewe. Ariko niba bidahari, Madame Presidente, iyi prejudice moral urukiko ruragena indishyi zarushigiye. Yego hari ibyo yakorewe, ari nabyo naseguriye ko bizagenwa mu bushobozi bw'urukiko, ariko indishyi zatangiwe ibimenyetso. Indishyi zatangiwe ibimenyetso ni indishyi z'amafaranga yivujemo. Amafaranga yivujemo 25,000. Hano ntabwo ushobora gutekinika ngo bikorohere ngo ujye ku ivuriro rigukorere facture y'amafaranga ivuriro ritakiriye. Iriya 25,000 uko yakabaye kubera ko ifite ibimenyetso urukiko ruzayemeza. Cyo ni cyane. Hari amafaranga y'isaha. Madame Presidente, numvise nko mu mvugo y'abarega n'abaregera indishyi bashaka kwerekana ko Gisele ari we ugomba kumenya aho isaha iri. Nasobanuye kare ne kubisubiramo ko Gisele yafatiwe aho icyaha cyabereye, kandi ibyo yasanganywe byose biri sezi na PV de sezi irahari. Nta bundi buryo rero ubushinjacyaha bugaragaza ko Gisele yinyagambuye ku buryo yabonye umwanya wo kujya guhisha iyo saha. Ahubwo Madame Presidente, igituma tubabwiza ukuri, igituma Sandrine ashaka gukwenta Gisele, nuko azi ko Gisele atunze isaha irusha inshuro 2 isaha ye agaciro. Niba bavuga ngo iyi saha igura $700 cyangwa se 700 €, Rosine atunze isaha n'uyu munsi ashobora kuyizana bakajya kuyikora expertise igura 1500. Ntabwo rero impamvu amwifuza arashaka gukora compensation, arifuza isaha ya Rosine. Madame Presidente, nakomeza kubirebana n'indishyi zagaragarijwe facture pro forma ngo indishyi. Urubanza tuzarusoma kuwa mbere tariki 16 isaa 7 hano kuri Maison de Jour. Kuwa mbere tariki 16 isaa 7 hano kuri Maison de Jour. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi.
turabakunda.